Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ni njyewe rero tugiye kwigana uyu munsi. Tumaze iminsi twiga ku mateka y'abantu ba Yesu, ababaje mu buryo bw'umuntu turebesheje amaso yacu, ariko anateye ibyiringiro mu buryo turebesheje amaso y'umwuka. Burya abantu kenshi dutinya urupfu, ariko uru rupfu dupfa Yesu yaravuze ngo ni ibitotsi. Niyo mpamvu tutakabaye tumugurana rero kwirengera iby'iminsi mikeya. Twakabaye tureba ubugingo buhoraho buturi imbere, tukiteganyiriza. Uyu munsi rero tugiye kureba icyigisho kitwereka impamvu biriya byose babinyuragamo. Ni uko bari baramenye uwo bizeye uwo ari we, kandi baramukunze by'ukuri. Icyigisho cyacu rero cy'uyu munsi cyitwa ngo bakomejwe n'ibyiringiro. Ibyiringiro bakuraga kuri Yesu Kristo ubwe. Tugiye gutangira dusoma mu Baheburayo igice cya kabiri. Ndahareba mu Baheburayo igice cya kabiri, tuhere ku murongo wa 14 ndetse n'umurongo wa 15. Haravuga ngo, nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, ni nako nawe ubwe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa ufite ubutware bw'urupfu, ari we Satani, abone uko abatura abahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Ububata bwo gutinya urupfu. Ngo nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, abavandimwe bari kumwe, bavindimwe baba bahuje umubiri n'amaraso, niko Yesu Kristo yahuje nawe. Yesu tubona ko ngo atatumbiriye kubana n'Imana ko ari byo bifite akamaro cyane, ahubwo yambaye akamero kacu kugira ngo ahinduke umwe natwe. Bivuga ko kuri aspects zose, kuri nivo zose, yahindutse nkatwe. Yumvise ububabare bwacu, yabayeho ubuzima tubaho, yanyuze mu nzira tunyuramo, yarananiwe nawe, yahindutse nkatwe. None icyatumye abikora ngo ni ukugira ngo ubwe nawe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa ufite ubutware bw'urupfu, ari we Satani. Yahindutse kimwe natwe kugira ngo napfa, bwa bwoba bwari bwaratubase, bwa bubata Satani yari yaraduteje bwo gutinya urupfu, abuhindura ubusa, atsinde Satani. Icyo Satani ibikangisho bya Satani, ibintu byose burya final point, inuza ya nyuma ni urupfu. Bakumaritireta, bagutorutira, baba baganisha hehe? Ku gupfa. Umuntu akenshi rero yirengera kugira ngo urwo rupfu atarugeraho, ariko Yesu noneho yaraje kugira ngo n'urwo rupfu narwo aruhindure ubusa. Dore ngiryo ry'ibanga ryatumye bari abantu bose, abavoduwa n'abandi bantu bose abarenganyijwe mbere, bari barabonye ibanga. Ngo ni mu buhe buryo abizera bo mu gihe cy'akarengane bagezweho n'ukuri kw'intambara ikomeye. Nibyo tumaze iminsi tureba muri iki cyigisho. Kadusome mu migisho twumve icyo bavuga. Ngo ni iki cyakomeje abizera b'abawaridensi mu gihe cy'akarengane gateye ubwoba bahuye nako? Icyo kibazo duhora tukibaza. Duhora twibaza ngo ariko se nk'abariya abantu bari bateye bate ku buryo umuntu aza ashaka kubica? Reba nk'uriya musaza twavuzeho, akavuga ati imyaka yanjye yose, ari muri stade yuzuye abantu bari kumukomera, ntagire ubwoba.
hagira ubwo bakavuga ati mbone narenga irya none byibuze Yesu tuzaba dukomeza, Yesu ahoraho, nyuma n'irenza hano. Bari baramenye ibanga rikomeye. Rero ngo ni irihe banga? Ngo ni iki cyateye Huss na Jerome Tindale Latimer n'abahowe ijambo ry'Imana bo muri icyo gihe umwete wo kwihanganira ibirimi by'umuriro ndetse n'inkota. Kwizera amasezerano y'Imana, ngiryo banga. Buri jambo ryose ntabwo bashatse kuvuga ngo buri Imana yashatse kuvuga yuko mbonye uburyo nikiza nakukiza. Buri jambo ryose ryaturutse, kandi koko Yesu yaravuze ngo ntabwo umuntu atungwa n'umugati gusa, ahubwo atungwa na buri jambo ryose rituruka mu kanwa k'Imana. Bivuga ko buri jambo ryose ryo barihaye value. Yesu hariya tumaze kubona ko yifatanyije n'umuntu kugira ngo atsinde urupfu. Ibyo bintu barabyizeye pe, babyizera n'umutima wawe no kubaho kwawe, ku buryo ibikangisho bya Satani byose nta kintu byari bivuze, kuko bari bazi ko Yesu ibyo byose yabitsinze anyway. Kumwizera ngo biringiye isezerano ry'Imana rigira riti kuko ndiho nawe uzabaho. Yohana igice cya 14 umurongo wa 19. Kuko ndiho nawe uzabaho. Babonye ko imbaraga z'Imana zihagije kugira ngo zibafashe guhangana n'ibigeragezo byo muri ubu buzima. Nanone kandi babonye ibyishimo mu kwifatanya na Kristo mu mibabaro ye, kandi ubudahemuka bwabo bwari igihamya gikomeye ku batuye isi. Ibyo babakoze byose buriya n'ibyo tuzi, ntabwo tuzi exact. Hano inaha ngaha muri Europe hari ahantu bagira ubuvumo, ahantu bajyaga gutorotira abakristo. Iyo urebye ibyuma biba birimo, ibikoresho, bari bafite gadgets ateye ubwoba, ku buryo byonyine no kuyibona utanazi icyo iri bukore. Bafite ibyuma by'ubwoko bwose. Hari amadocumentary ajya abyerekana. Hari ushatse wagenda nk'umuturiste ugasura babigize nka, ndetse muri ubwo buvumo bamanuka munsi rwose. Burya amakiriziya menshi munsi yayo hari ahantu henshi batorotiraga abantu, ukamanukamo ukinjira ugasura rwose, biremewe. Bakavuga buri cyuma icyo bagikoreshaga mu myaka y'umwijima. None ukibaza uti nk'uyu muntu kuko yabonaga ibi bintu byose bimurambitse imbere, hakaba hari abantu bari bazi gutorotira, kandi nabo babaga bavuye muri eglise, bamwitaga umuki we, umuntu wazaga ari cyo kintu bamwitaga ni nk'umucamanza. Niwe wagenaga nyine niba uwo muntu atorotirwa cyangwa yicwa. Umuntu akava i Roma cyangwa ahandi hantu ku cyicaro gikuru aje gutorotira abantu. Niyo mpamvu akenshi banabikwaga mu buvumo igihe kirekire, kuko bagendaga n'amashofari, ntabwo transport zihutaga. So agategereza ko hazaza umuntu wo kumukorera ibintu nk'ibyo. Yicaye areba ibyuma bimanitse hariya bitatse hariya, ari we bitegereje. Ukibaza izi mbaraga bazivanagayo. Reka dukomeze. Ngo barebye hirya y'ibizaba, bari bazi ko binyuze mu muzuko wa Kristo urupfu ari umwanzi watsinzwe. Kuri abo bagabo n'abagore b'abanyamwete, urupfu rwaratsinzwe. Bashikamye ku masezerano n'ijambo ry'Imana maze baranesha. Ntabwo nibaza niba mwumva uburemere bw'ibi bintu. Njyewe akenshi nshaka kuba ari jye uri muri uriya mwanya. Hari ibintu bakorewe byari biteye agahinda n'ubwoba, nkibaza ari jyewe wicaye hariya. Izo mbaraga nazikura hehe zo kuvuga ngo nimunkore uko mushaka? Ngenzi uwo nizeye uwo ari we.
keretse umwuka wera w'Imana. Hariho abantu bagiraga, hari situwasiyo bagiragamo bakavanwa bakaba batacara, n'ubundi iyi si si iwacu, ariko bakabahita babona ko atari iwabo rwose rwose bakazinuka. Reka dusome muri Yohana igice cya gatanu, Yohana igice cya gatanu umurongo wa 24. Haravuga ngo ni ukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo aba avuye mu rupfu ageze mu bugingo. Amen. Noneho twongere dusome muri Yohana 11 umurongo wa 25, 25 na 26. Yesu aramubwira ati, nijye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Noneho bakaduha n'undi murongo muri Yohana wa mbere igice cya 5 umurongo wa 11 n'uwa 13 kugeza ku wa 13, uwa 11 kugeza ku wa 13 aravuga ngo, tumufiteho byinshi byo kuvugwa kandi biruhije gusobanurwa, kuko mwabaye ibihuri. Oya, nagiye hatariho, mumbabarire, nabindi mu Befeso. Yohana wa mbere igice cya 5 umurongo wa 11 kugeza ku wa 13 aravuga ngo, kandi uko guhamya ni uko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo. Ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana, kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho. Amen. Katubaza ngo, ni ibihe byiringiro ayo masezerano aguha ku giti cyawe? Ni mu buhe buryo ayo masezerano adufasha mu bigeragezo byo muri ubu buzima? Ufite Yesu aba afite ubugingo. Hari naho Yesu yibajije ngo, unyizeye aba yizeye uwantumye, kandi ni muri we niho hari ubugingo. Ese ibyo turabyizeye? Ngo ntabwo Husi yigeze atinya gufungwa, kurenganywa cyangwa gupfa. Yafunzwe igihe kirekire. Ubukonje bwo muri gereza bwari hafi gushyira iherezo ku buzima bwe, ariko ariko ubuntu bw'Imana bwaramukomeje. Mu gihe cy'ibyumweru byinshi yamaze ababara, yabwiye inshuti ye ati, ndatarutse, reka nongere, ngo ubuntu bw'Imana bwaramukomeje. Mu gihe cy'ibyumweru byinshi yamaze ababara mbere yo gucirwa urubanza ruheruka, umutima we wari wuzuye amahoro ava mu ijuru. Yabwiye inshuti ye ati, nanditse uru rwandiko ndi muri gereza, amaboko yanjye yambaye iminyururu, ntegereje gucirwa urubanza rwo gupfa ejo. Kubwo gufashwa na Yesu Kristo, ubwo tuzongera kubonana mu gihe cy'amahoro
atagira impinduka yo mu buzima bw'ahazaza, nibwo uzasobanukirwa n'uburyo Imana yangiriye imbabazi, nuko yamfashije ikankomeza mu bishuko n'ibigeragezo nahuye nabyo. Mu mwijima wo mu kumba yari afungiwemo, yahaboneye intsinzi y'ukwizera nyakuri. Iboneka mu ntambara ikomeye, paje ya 88. Ngo imiburo y'intumwa Pawulo ni ingenzi kuri twe uyu munsi. Dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega, kuko uwasezeranije ari uwo kwizerwa. Tubibona mu Baheburayo igice cya 10:23. Nuko amasezerano y'Imana yakomeje ubwoko bwayo bwo mu bihe byatambutse, niko natwe adukomeza uyu munsi. Iki cyigisho cy'uyu munsi kiri emotional cyane, kubera ko reba nk'aya magambo Husi yanditse ari mu minyururu akonje, ariko akavuga ngo kubwo gufashwa na Yesu nitwongera kubonana, kandi azi ko ejo bazamucira urubanza rwo gupfa. Nitwongera kubonana mu buzima buhoraho, muri igihe tuzaba turiho by'iteka ryose, mu mahoro y'iteka ryose, ngo uzabona uburyo Imana yangiriye neza. Aracyari gushimira Imana, ari mu minyururu, azi ko ejo azapfa. Iki cyigisho rero kiri deep cyane, ntabwo nzi niba tubyumva. Njyewe mpora nibaza, ese ari jyewe uhagaze hariya, ari jyewe uri mu cyimbo cy'aba bantu, ese nabasha guhagarara? Ese nakwirirwa ngera aho hantu? Ahubwo nakwirirwa ngera aho bamfunga amapinga, bakamanura, bakankubita, bakanyambura imyenda yose, bakanshyira aho mu mwijima, bakankoresha ibyo bashaka, nzi ko ijambo rimwe riri bunkize? Aha niho imbaraga z'Umwuka Wera zikenewe. Hari umupasiteri ejo bundi nahoze numva icyigisho ejo ari kuvuga uburyo muri iki gihe yari ari gukomentinga ufite ku myigisho yose tugenda tubona mu bihe byose, aravuga ati muri iki gihe intambara ikomeye iri kugaragara cyane, kandi iri kugaragara ku isi hose kurusha uko twabitekerezaga. Aravuga ati maze imyaka 57 ndi umupasiteri nigisha, ariko mu bihe byose byabayeho sinigeze mbona Satani akora nk'uko ari gukora ubu. Noneho sinigeze mbona n'ubwoko bw'Imana bushyiramo agatege, abantu bashishikarira ibintu by'Imana. Ati buri gihe hari igihe cyitwa, hari ngo imvura y'umuhindo, cyangwa umuhindo, the early rain niko yavugaga, ibanza kugwa mu mutima w'umuntu ikawubobereza, kugira ngo imbaraga z'Umwuka Wera, ariyo mvura y'itumba, the latter rain, nigwa wa muntu azaba ahagaze nk'igiti noneho gishinze imizi mu butaka mo imbere. Ati ibyo byose nibyo byagiye bifasha bariya abantu batubanjirije kugira ngo babashe guhagarara. Ntabwo bari bo bahagaze, bo ku giti cyabo ntabwo bari, ni wa Mwuka Wera. Ariko ni ibintu byatangiye kera, bagenda binjira mu bintu by'Imana cyane, Umwuka Wera uragenda ubasobanurira, noneho bashinga imizi bakayishinga bashinze pe. Ariko niba utabanjije gufata early rain, avuga ati hariho abantu bategereje ngo igihe imvura izagwa, ariko buri mutima w'umuntu w'Imana igenda ukabakaba. Iyo niyo early rain yawe, igenda ishobora kuza mu bitonyanga, ishobora kuza mu mazi ahagije, ariko n'ibyo bitonyanga bikeya iyo ubifashe ukabikomeza, amaherezo umureko uragezaho ukuzura wa mugani, noneho amazi akakubana menshi, imbaraga zikakubana nyinshi. Noneho igihe rero ngo
iyo hatangiye kuza ibigeragezo bigerageza umuntu birenze ibyo abantu bibaza ngo kapasite ashobora kugira, ati umuntu akabitambukamo, nibwo noneho wongererwa n'umwuka wera utuma uhagarara, ushobora no guhagarara imbere y'umwami ukamubwira ukuri, utamukomerekeje ariko ukamubwira ukuri. Aba bantu rero bari baratambutse muri ibyo bihe byose by'imvura, wa mugani, bari barakuze barakomeye kandi ntibatinyaga ikintu cyose. Bavugaga n'icyo bavuga ngo ni boldness. Nta kintu na kimwe batinyaga kwita icyaha iyo cyabaga ari icyaha. Ntibakomeretsaga umuntu, ariko ngo baravuga ngo ni ugukubita icyaha ariko umunyabyaha utamukomerekeje, kuvuga icyaha uko kiri. Ibyo rero nibyo bagiye bazira kenshi. Reka dusome amagambo arangiza kugira ngo tubashe kubiganiraho. Guhomba byose ku bwa Kristo bisobanuye iki? None se uhomba iki mu by'ukuri? Kanongere ngo guhomba byose ku bwa Kristo bisobanuye iki? None se uhomba iki mu by'ukuri? Badusabye gusoma muri Mariko, reka mpasome igice cya 8, igice cya 8 umurongo wa 36. Mariko 8 36. Haravuga ngo kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyakwa ubugingo bwe? Kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyakwa ubugingo bwe? So none se uhomba iki mu by'ukuri? Ngo ni ayahe masomo ashobora kudukomeza mu ntambara y'isi iheruka twakwigira ku bawaridensi ndetse n'abagorozi muri rusange? Ni ayahe masomo ashobora kudukomeza mu ntambara y'isi iheruka, muri iyi ntambara turimo iri guherutsa isi, iri kurangiza isi, ibyo tuzahura nabyo imbere, ibyo byose twibaza tukagira ubwoba tutaranabibona? Ni ayahe masomo twabigiraho abawaridensi n'abagorozi byadufasha guhagarara natwe? Ngaho icyigisho cyacu cy'uyu munsi naho kirangiriye. Iki cyigisho kiziye igihe. Bibiliya iravuga ngo ufite ubwenge niyumve ibyo umwuka abwira itorero. Ufite ubwenge rero niyumve ibyo umwuka ari kutubwira, kuko ndakeka ko ibi bihe natwe biratwegereje. Twibaze rero niba tuzahagarara cyangwa tuzirukanka tugahungira nyine tukajya gukora ibyo abandi bashaka. Twibaze niba tuzahagarara na Yesu Kristo wacu wadupfiriye akaduha ubwo bugingo, cyangwa niba tuzemera tukihakana kugira ngo turengere ubuzima bwacu. Imana itugirire neza kugira ngo umwuka wera ajye atuyobora. Umwanya ni uwacu rero kugira ngo tuganire. Murakoze. Wera wenda wakomeza ukayobora, cyangwa pasiteri? Urakoze Claudine, Uwiteka akongerere umugisha. Iki icyigisho cyiza kidusubizamo intege, urebye nyine uko abawaridense cyangwa se abagorozi bizeye bakizera ijambo ry'Imana, kandi bikagaragara ko nka hariya, ubwo ngereranije n'igihe cya Stefano watewe amabuye akareba hejuru akabona Yesu, nabo ijuru ryarabafungukiye. Ntabwo bari bakifite uyu mubiri, bari bafite umubiri ariko ibitekerezo byabo ntabwo byari bikiri hano ku isi, ahubwo ibitekerezo byabo byari mu ijuru.
ntabwo kubura ubugingo, ubu bugingo twe tubona bw'ibintu n'ibyo turebesha amaso, kuri bo ntacyo byari bikivuze. Bo bararebaga bakareba kure, bakareba ahazaza, amaso yabo agahweza akareba, akabona ubugingo bwa Yesu Kristo ubwo azaba agarutse, uko mu ijuru bizagenda, bya bindi Yohana yabonye ubwo yari ku kirwa cya Patmos. Nabo rero bahawe ayo mahirwe, bahabwa umwuka wera, arabasobanurira kandi arabereka, cyane cyane ahangaha Nkusi yandika, murebe ko mpabona, amwandikira ati nubwo ntegereje gupfa atari ko nizeye. Hano yaravuze ngo amaboko, ngo nanditse uru rwandiko ndi muri gereza, amaboko yanjye yambaye iminyururu, ntegereje gucirwa urubanza rwo gupfa ejo. Kubwo gufashwa na Yesu Kristo, ubwo tuzongera kubonana mu gihe cy'amahoro atagira impinduka yo mu buzima bw'ahazaza, nibwo uzasobanukirwa n'uburyo Imana yangiriye imbabazi, nuko yamfashije ikankomeza mu bishuko n'ibigeragezo nahuye nabyo. Urabona ko muri make ibyo byose yabigize zero. Aravuga ati ibi byose nciyemo nta n'icyo bivuze, ahubwo wowe menya, mfite imbaraga wowe udashobora kumenya, ariko niduhura nawe ndizeye ko tuzahura. Urabona ko yari yizeye ko uwasize nawe bazahura, kandi nibazahura azasobanukirwa neza ibyo yabonaga. Imana rero idufashe, umwuka wera dushoboze kugira ngo tugire kwizera, tugire kwiringira amaraso ya Yesu Kristo, ubuntu yatugiriye akaza hano mu isi agapfa akazuka kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho. Natwe tugirirwe ubuntu, umwuka wera dushoboze, abamarayika batacumuye batuzenguruke kugira ngo tugere ku rugero rukwiye. Icyo gihe nikigera, nk'uko bivuze ntabwo ari kure, tuzabe twiteguye. Reka ntange umwanya, urubuga ni urwa twese. Ndabona muzehe yafunguye mikoro. Muzehe wafunguye mikoro ngaho, shyiraho inyunganizi cyangwa ikibazo. Murakoze. yari yayifunguye atabishaka. Wa mugabo nashakaga wari ushinzwe ibintu byo kugirira abantu nabi, abatari bafite ibyo bumva, kimwe na Eglise yayoboraga isi muri icyo gihe nyine, akaba ari nayo yiyobora muri iki gihe. Yitwaga mu cyongereza bamwitaga the Inquisitor. Inquisitor niyo mpamvu babyitaga Inquisition. Inquisitor rero, uwo mugabo baramuvugaga abantu bagahunga, kuko niwe wavugaga ijambo rya nyuma. yabaga ari umuntu wabaye formed muri Eglise, ari umuntu uvuga ngo arakurikiza Imana cyane, ubwo Imana sinzi iyihe, kandi niwe wavugaga ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Wowe ubwawe nta buzima wabaga ufite mu maboko yawe, niwe wadesidaga ikikubaho. Bakoze ibintu bibi rero birenze urugero. Nkurikije ibyo nize mu mateka makeya y'inaha ngaha muri Europe, aba Inquisitors babaga bafite gadgets, ni ibikoresho bakoreshaga buri hantu muri misiyoneri aho ariho hose. Habaga hari ahantu Inquisitor afite ibiro, hari ahantu ho gutorotira abantu, bahitaga nyine aho bacira urubanza. Ariko ntimushobora kumva ukuntu byabaga biteye ubwoba. Buri cyuma cyabaga kigenewe buri rugingo. Hari ibi byafataga amenyo bikayakuramo. Ndi kubaha akavidewo gake, agafoto gakeya, kuko ibyo bintu byabaga biteye ubwoba. Aho hantu batorotiraga, amaraso yaratembaga akagenda, bakamena amazi bagakoropa agatemba nanone.
byabaga biri horrible, byabaga biri horrible kuko bari barafashe ububasha. Imana yonyine niyo itanga ubugingo, niyo itanga ubuzima. Nta n'umuntu n'umwe ufite uburenganzira, nanjye ubwanjye simfite uburenganzira ku buzima bwanjye, yewe na Satani ubwe nawe yararemwe, donc ubuzima bwe abukesha Imana. Ariko abo bantu babaga bahindutse Imana in that moment, muri uwo mwanya. Buri rugingo rwawe rwabaga rufite icyuma kiri specialize cyabyo, kandi buri sex, umugabo cyangwa umugore. Nimwibaze ibintu bakoreraga ababyeyi, mwibaze ibintu bakoreraga abana, mwibaze ibintu bakorera, kandi iyo bagufataga n'umuryango wawe mwese mwaragendaga. Mwumva ukuntu ibyo bintu biteye ubwoba. Ariko abantu bakavuga ati duhagarare, dushikame. Abenshi hari igihe bafataga wenda nk'umugabo bagahagarika abana hariya, bakamutwika abana bareba n'umugore. Abo bantu ntibacike intege. Hari ahandi nasomye bariya ba Wardens nibo bavodwa ndakeka, bahungiye mu bitare bajya kuba extinguishing, baragenda bafunga umuryango w'ubuvumo bari barimo, baracumika umuriro. Noneho umwotsi abarimo imbere ukabica, usohotse bakica, ugumyemo imbere agahera umwuka. Murumva, ntabwo muri kumva ukuntu ibyo bintu biteye ubwoba. Ariko abantu baremera, barahagarara. Ariko kubera ubutwari bwabo, kubera Imana yakomeje, ijambo ryayo ntirishobora kugira ikintu na kimwe, nta kintu na kimwe, nk'uko yabivuze ngo kugeza isi irangiye ijambo ryayo ntirizavaho na n'akadomo na kamwe. Ryaratambutse bien, none natwe dore turicaye turi kurivugaho. Twibaze rero niba turi abagabo n'abagore bazahagarara imbere y'ibintu nk'ibyo ngibyo. Duhagarare, kandi si kera. Noneho ubu hari buri myaka, igihe cya Stefano hari amabuye, mu gihe cya Dark Ages hari ibyo byuma bacuraga, muri iki gihe hari ibindi byinshi. Uko tekinoloji iza niko n'ububi bw'ibyo bakoresha birenze urugero. Mwibaze rero niba muzahagarara mwa bantu mwe, mugahamya Imana yanyu, ntimutinye kuyimenyesha abandi, cyane cyane muri iki gihe ko abantu bafite ukuri, bashaka ukuri, bibasiwe cyane. Nako nagira ngo nongereho. Murakoze. Murakoze Claudine. Niba hari undi, turacyafite umwanya mutoya, mufungure mikoro. Uyu munsi turahagije, turi imiryango 9. Kamanzi, ntacyo wongeraho? Cyangwa Julienne na Isidra? Mukecuru Eugenie yafunguye mikoro. Yego. Igituma twebwe dufite ubwoba ni uko tutari twamara kugira kwizera gushyitse ngo duhabwe imbaraga ya Mwuka Muziranenge. Turacyubatse ku manegeka, tutari twinjiramo neza. Naho abangaba icyabateraga umwete wo kwihanganira ibirimi by'umuriro ndetse n'inkota, muzi ukuntu niyo agashirira gatoya kagukozeho ku kiganza cyangwa ahandi hantu kunguta intoki uhiye, ariko bo babonaga umuriro ugurumana nk'itanura ry'amadafari, ntibibatera ubwoba kuko bari baramaze gukura amaso yabo kuri uyu mubiri n'ibihendo byayo, batumbiriye agakiza k'Imana n'ingororano bazabona kwa Data mu ijuru, batakirebesha aya maso y'umubiri agira ubwoba, ahubwo basigaye barebesha amaso y'umwuka, maze kwizera amasezerano y'Imana, biringiye isezerano ry'Imana rigira riti kuko ndiho namwe muzabaho. Ibyo bikabakomeza, bagashaka kuzabaho aho ngaho bazabaho by'iteka ryose, batakirebesha aya maso yacu atinya y'akazuyaze. Dushaka kugira imibereho myiza muri ubu buzima turimo duhagazemo, ariko tugashaka no kuzagira imibereho myiza y'ahazaza, tukaba tumeze nka Nizera buhoro, ubasha gusinzirira mu mayira abiri, mu nzira ijya ku rurembo Siyoni,
n'inzira ijya mu irimbukiro agasinziriramo hagati, agacogoreramo hagati, ntabashe gukomeza ngo agende mu nzira imwe igana i Siyoni, ntabashe no gusubira inyuma ngo ajye mu irimbukiro. Ariko ikidukwiriye ni ugusaba imbaraga ya Mwuka Muziranenge ikadutera gutinyuka, kuko twabonye Petero yarihakanye Yesu inshuro 3, ariko amaze guhabwa imbaraga, yatinye imbere y'umuja, amaze guhabwa imbaraga abasha guhamya imbere y'abategeka n'abategetsi, anabashinja ngo wa Yesu umwishe niwe mvuga. Ndetse bagiye no kumubamba adafite ubwoba, yihitiramo ngo ngewe ntimumbambe nk'umwami wanjye, ngo ahubwo mumbambe nshuritse. Ni muri ubwo buryo Sitefano bamuteraga amabuye bamubabaza, ijuru rikamukingukira, akabasabira ngo bababarire kuko batazi icyo bakora. Kandi bari babizi ko barimo kumutera amabuye yo kumwica, ariko ntabwo yabonaga abababariye kuko adasobanukiwe icyo bakora, kuko bari kwihutisha urupfu rwe ngo yigendera aruhuke, yigira heza, azabaho by'iteka ryose, ave muri uyu mubiri atsinze. Ubwo rero dusaba Imana imbaraga ya Mwuka Muziranenge itubashisha gukura amaso yacu ku isi n'ibihendo byayo, nubwo tuyinyuramo turi abagenzi n'abimukira, nta gakondo tuyitezemo, dusobanukiwe neza yuko gakondo yacu iri kwa Data mu ijuru. Ibyo bizatubashisha kutiyandavuza ngo twanduzwe n'iyi si mu bihendo by'akanya gato, kuko iby'isi ntibigira nyirabyo, naho byiriwe n'ubwo waba ufite ibya mirenge ku ntenyo bavuze, bigira bitya bikaguruka ntumenye ikibigurukije. Nubwo waba uri umusore w'umunyangufu, umubiri uraguhinduka ukaguhinahina, ugasigara bagusunika mu kagare. Ubwo rero iby'isi ntitwari bikwiye kudukereza, ahubwo twari dukwiye kubura imitwe bigishoboka, tukareba iyo gucungurwa kwacu gukomoka Uwiteka bidushoboza. Amen. Amen, amen. Hano hari ibibazo bibiri byabajijwe, kanze mbigereho. Se hari uwadufasha ngo guhomba byose ku bwa Kristo bisobanuye iki? Kanze ari cyo kimwe muri byo Cyiciro ashubije. None se uhomba iki mu by'ukuri? Aha naho twabibonye ngo ni ayahe masomo ashobora kudukomeza mu ntambara y'isi iheruka twakwigira ku bawaridensi ndetse n'abagorozi muri rusange. Hello, mwiriwe. Mwiriwe. Iki cyigisho kirakomeye cyane kandi kirakora ku mutima. Harimo amagambo menshi ababaje, harimo inkuru nyinshi zibabaje. Mark Finley rwose yakoze ku mitima cyane. Yakoze ku mitima cyane muri iki cyigisho yaduteguriye. Ahangaha kuri iki kibazo cyabajijwe ngo guhomba byose ku bwa Kristo bisobanuye iki? Ngo none se uhomba iki mu by'ukuri? Dushingiye kuri ya somo ryo muri Mariko igice cya 8:36 baduhaye, ahari umuntu yanahera ku murongo wa 34 waryo. Aravuga ngo Yesu asobanura iby'inzira y'umusaraba, ngo ahamagara abantu n'abigishwa be, arababwira ati umuntu nashaka kunkurikira niyiyange, yikorera umusaraba we ankurikire. Kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, kandi utita ku bugingo bwe ku bwanjye no kubw'ubutumwa bwiza azabukiza. Ngo kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyaka ubugingo bwe? Ahangaha ni muri ririya somo ry'umurongo wa 36 nibyo nsoreje ho hariya Yesu icyo yashakaga kuvuga kwiyanga, ngo umuntu nashaka kunkurikira yiyange. Ntabwo Yesu yashakaga kuvuga ko tugomba kuba abanzi, umuntu agomba kwiyanga akabikihebe, oya, cyangwa se kwanga kubaho ugahara ubuzima bwawe, oya. Ahubwo nuko icyo Yesu yadushakagaho ni ukureka kwishyira imbere, cyangwa se kumva ko ari twebwe zingiro
ry'ibitekerezo byose, ibitekerezo byacu n'ibyo dukora byose, ibyo nkora ni jyewe ubyikorera gusa, njye ngomba kwikorera, ngomba kwiteza imbere, ni jyewe ngomba kwifasha. Igihe cyose ugasanga witekerezaho gusa aho gutekereza abandi, cyangwa se ntusange utekereza Yesu, ugasanga ntutekereza Imana ngo uyihe umwanya munini, ahubwo icyo cyose uba witekerezaho, n'ibyo ukora byose ni wowe uba wikorera gusa. Hanyuma ati yikorera umusaraba we. Kwikorera umusaraba hariya bishatse kuvuga iki? Impamvu Yesu yakoresheje ariya magambo ni uko urupfu rwo ku musaraba nirwo rupfu rwari rukujije isoni, rwo mbega nicyo gihano cyo kwicwa cyari gikojejwe isoni mu gihe cy'Abagiriki n'Abaroma, cyane cyane ku gihe cy'Abaroma, cyane cyane mu bihugu Abaroma bari barigaruriye. Hejuru rero yo gukozwa isoni, umuntu wabaga agiye kwicwa, agiye kubambwa ku musaraba, yasabwaga kwikorera umusaraba we akawugeza ahantu bagiye kumubamba. Niyo mpamvu na Yesu cyagiye bajya kumubamba bamusabye kugenda yikoreye umusaraba we. Urugendo umunanira umutura hasi, Simoni arawumwakira w'umunyakurene. Ibi rero ntabwo byari kubusa. Iki gikorwa cyo kwikorera umusaraba cyabaga gishushanya ko iriya mfungwa uwabaga agiye kubambwa yiyeguriye burundu, cyangwa se yicishije bugufi imbere y'ubutegetsi bwa Roma, yiyeguriye ubutegetsi ubwami bw'Abaroma ko bwicishije bugufi imbere. Yesu rero yari arimo asaba yuko umuntu ushaka kuba umwigishwa we agomba kwikorera umusaraba we. Mu rwego mu kwikorera umusaraba we rero bisaba yuko yicisha bugufi, amwiyegurira burundu, kuko iriya mfungwa mu by'ukuri yabaga igaragaje ko yiyeguriye Roma, ko imufite mu biganza byayo, ikaba yamukoresha icyo bishaka. Hanyuma rero ati byamarira icyo umuntu gutunga ibyo atunze byose, iby'isi byose, akabura ubugingo bwe, byaba bimaze iki? Aha rero Yesu yahamagariraga abigishwa be, abashakaga kumukurikira, kudashyira ibitekerezo, kudahanga amaso iby'ubu buzima ndetse n'imibabaro ishobora kuza izanye nabyo, cyangwa se imibabaro bashobora guhura nabyo muri ubu buzima. Kuko gutakaza ubu buzima ntacyo bivuze ugereranyije no gutakaza ubugingo bw'iteka. Ntabwo yaravugaga ati mwihangayikishwa n'ubutunzi bw'iyi si, mwihangayikishwa no kuba mwakwicwa cyangwa se kuba mwababara muri ubu buzima mubabaye kubera jyewe, kuko kuba wabura ubuzima nta kintu bivuze, ni akantu gato cyane kubura ubuzima bw'iyi si ugereranyije no kubura ubugingo bw'iteka. Ubugingo bw'iteka rero ni ubw'agaciro kenshi cyane, niyo mpamvu tugomba kubugundira, nicyo Yesu yashakaga kuvuga hariya. Hanyuma rero aravuga ati na yahe masomo ashobora kudukomeza mu ntambara y'isi iheruka, twakwigira ku bawaridensi ndetse n'abagorozi. Uyu munsi twabonye kuri ya mugorozi witwaga Yohana Hus. Yohana Hus uriya yavukaga i Prague mu gihugu cyitwaga Boheme. Umunsi wa none ni Czech Republic, cyangwa se Repubulika ya Czech. Ni igihugu cyahoze cyitwa nanone Czechoslovakia. Uyu nguyu rero yarahoze ari umupadiri, hanyuma aza kubivamo amaze kubona inyandiko z'uwitwaga John Wycliffe, cyangwa se Yohana Wycliffe umwe twabonye ejo. Ibyigisho bye byamugezeho maze atangira guhinduka rwose, nawe agira imbaraga nyinshi cyane ku buryo yakwirakwije ubuprotestani mu rwego rwo hejuru kurenza ibyo uriya Wycliffe yari yarakoze, ku buryo abantu bamwe bajya bamwita ko ari we mu by'ukuri watangije ubuprotestani. Ariko ubundi amateka agaragaza ko bwatangiranye na Wycliffe. Nyuma yaho imyaka 100 nyuma y'uyu nguyu John Hus wo mu gihugu cya Repubulika ya Czech, haje gukurikiraho undi mugorozi ukomeye cyane tuzabona, Martin Luther. No mu gitabo cy'intambara ikurikiranye mu gitabo cy'intambara ikomeye baza bakurikiranye,
John Huss aba ari kumwe na Jerome. Jerome ni umwigishwa wa John Huss cyangwa se wa Yohana Huss wamwigiyeho maze agira imbaraga. Banapfiye no mu bihe bikurikiranye rwose, banapfira hamwe. Bamubambye ahitwa Constance, ni mu Budage. Ubwo yajyanwaga rero gucirwa urubanza cyangwa se kujya kunyongwa, yagiye akurikiriwe n'ikivunge gikomeye cyane, nk'uko intambara ikomeye bitubwira, igitabo cy'intambara ikomeye. Abapadiri, abasenyeri bambaye imyenda y'amakanzu akanganye cyane yabo, n'abaturage benshi bahari i Constance. Nuko ubwo yarageze, yaramaze kuboha aho bagiye kumutwikira, bagiye gucana, bongeye kumusaba indi nshuro nanone yo kugira ngo akize ubugingo bwe, yihakana mbega amakosa yagiye akora, kuko yagiye arwanya ibintu byinshi birimo ukarisitiya. Uzi ko kiliziya y'i Roma yavugaga ko ukarisitiya uriya n'umubiri wa Yesu wa nyawo, ntabwo ari umugati, oya, ni umubiri wa nyawo. Ibintu byinshi ko Yesu atambwa buri gihe hariya kuri aritari, ibyo byose rero ntabwo yabyemeraga, biri mu nyigisho uriya Yohana Huss atemeraga. Uko bamusaba rero kwisubiraho, aravuga ati se ni ayahe makosa, n'ubuhe buyobe jyewe ngomba kwihakana muvuga? Nta kintu na kimwe nishinja, ntanze Imana w'umugabo. Ibyo nabwirije byose n'ibyo nanditse byose, nta wundi mugambi byari bifite usibye gukiza ubugingo bw'abantu, kurimbuka, nta kindi nari ngamije. Nuko arangije batangira gucana. Ubwo ibirimi by'umuriro byazamukaga, atangira gutera indirimbo aravuga ati, Yesu mwene Dawidi ngirira imbabazi. Iyi ndirimbo yararirimbye mu mateka, abantu kuririmba kwe arimo atwikwa n'igikorwa cyavuzwe cyane, igikorwa cy'ubutwari. Ubu butwari nk'ubu se twabugira? Ngo niki tubigiraho, dukwiriye kubigiraho? Ni ubutwari bwo kwishingikiriza kuri Yesu, bakaba bahangana n'urupfu bibaye ngombwa. Icyo rero ni rwo rugero dukwiriye kubafata. Abavoduwa twabonye ibyabo, twabonye ubutwari bagize, bemeye guhara byose by'ubu buzima. Hanyuma rero n'aba bagorozi, amasomo dushobora kubakuraho ni ukuzahangana mu ntambara y'isi iheruka. Kuzemera kuba twanyura mu karengane, haba muri ibi bihe, ariko ku bwa Kristo. Akenshi muri iyi minsi ya none nta hantu abantu bari guhurwa ijambo ry'Imana, ariko bizaza. Dukwiriye rero kuzagira ikirenge mu cyabo, tukemera kuba twapfa bibaye ngombwa, kubw'ukuri twemeye kandi ku bwa Kristo twakiriye. Murakoze. Amen, amen. Murakoze pasiteri. Amen. Sinzi niba hari undi ushaka kugira icyo yongeraho cyangwa niba twasoza. Hari ufite ikibazo? Mwiriwe. Mwiriwe muzehe. Abantu bitwa ba Narukarara, ibyihebe, iyo bajya gukora amarorerwa, cyane cyane muri kiriya ikigobe cy'abayisilamu, ngo biga cyane inyigisho za Pawulo, bakiga kiriya gitabo cy'intambara ikomeye, imbaraga ngo bariya abantu bajyanye bari bafite bakazambara. Ni gute twakwirinda kugwa mu makosa nk'ariya? Kandi urebye muri iki gihe abantu benshi ariko bameze. Twebwe ku bwacu, kuko hari igihe isi itazadutandukanya n'abo bana Rukarara rega, kandi si kera. Na Rukarara ni intagondwa, abatari abaterorisite. Claudine, icyo ndi kuvuga ni kino.
bariya bantu ureba bisirika ibisasu ndetse bakavuga ngo bakasezeranywa abagore 8 ngo mu ijana, babanza kwiga bashimikiriye biriya bitabo bya Pawulo na Bahusi n'ibiki byose mu bwenge bikabacengera pe. Ni twakwirinda kugwa mu makosa nk'ayabo. Ibyo ni ibintu byoroshye. None se Bahusi ntabwo babyigaga ariko cyangwa se ntibabibagaho ngo bajye guhangana cyangwa kwica abantu? Bo baba bafite bite yo kwica abantu. Rero muzabamenyera ku mbuto zayo. Bashobora kubyiga, bakiga ibya Polo, bakiga kwambara intwaro zose z'umwuka wa mugani. None izo ntwaro igihe umwuka wera avuga ati ni ijambo ry'Imana n'inkota, kumwambaye igituza bavuga basobanura izo ntwaro izo arizo, bo bakabihindura izo ntwaro bati ushyiremo grenade, wambare igisasu kandi ntutinye rwose wambaye inkweto zimeze. Donc biterwa n'uko usobanuye Bibiliya. None se abo ba inquisitor twavugaga n'abo bantu ugize ngo ntibakoreshaga ijambo ry'Imana kugira ngo bice abandi? None se siho haje bari abantu babaga bambaye harya bazengurutse rope yose bambaye umusaraba, bagendaga bahiga bavuga ngo ni abakristo kandi bari guhinga abakristo. Ese umukristo ahiga uwundi mukristo? Nicyo bivuze rero, biterwa na interpretation cyangwa se ubusobanuro duhaye ijambo ry'Imana. Njyewe niba Bibiliya yanjye imbwira, mvuze Bibiliya yanjye, simvuze Bibiliya y'Imana. Niba nsoma muri Bibiliya nkumva ko ngomba, niba hari umuntu nzi uri kurenganya abandi nanjye nshobora kugira ikindi mukorera kibi, ntabwo ari ibyo Imana ivuga. Kuko ubwo mba ndengeye ubuzima bwanjye. Muzehe ninza nka kwica kugira ngo utazantanga ukanyica, ubwo mba ndengeye ubuzima bwanjye. Mba nakoresheje ijambo ry'Imana nabi. Ako niba Bibiliya ivuga ati ihangane, ntabwo nzabishyira ngo banyice. Ako nibaza kumfata ngo banyice cyangwa bandenganye, nziringira Imana kuri kumwe nanjye. Aho biterwa n'ubusobanuro rero uhaye ijambo ry'Imana. Bana Rukarara rero, ku bantu bo hanze, twebwe tuzaba dusa twese. Tuzaba turi ntagondwa, turi kwanga ko isi igira amahoro, turi kwanga ko abaguwe neza bagwa neza, kuko abo hirya niko bazaba batubona. Ariko twebwe hagati yacu na Rukarara wa mugani n'abo bateroriste tuzaba dutandukanye, kuko ntabwo twebwe twica ngo turimbure abantu. Nta nubwo ibihembo byacu ari abagore 8. Twebwe turareba, turarangamiye ibyiza Imana yatubikiye, ubugingo bw'iteka muri Yesu Kristo. Ndumva aricyo navuga. Murakoze. Sinzi niba mbisubije. None hari aho umudivantiste wasomye Bibiliya, wasomye umwuka w'ubuhanuzi, wajamburiye izi nyigisho, ashobora kuzitwaza akarengaho akarenguka agasa akarutwa n'uwisibye n'umwisilamu ukenyeye igisasu. Birashoboka Kabanzi umenya ashaka kugusubiza. Njyewe rero ntabwo mvuga ko bishoboka. Niba umudivantiste ari umudivantiste wize iby'agakiza k'Imana, wize iby'ubugingo buhoraho, ntabwo mpamya ko ibintu yabyifashisha akazaba nka ba bandi, kuko bariya bo babyiga bashaka kurimbura cyangwa se bafite umugambi mubi. Twe rero tubyiga nk'abafite umugambi w'agakiza kugira ngo tuzaraga ubugingo buhoraho. Ntabwo mpamya rero ko uwo mudivantiste yitwa umudivantiste uzi umudivantiste icyo ari cyo, ibyo ngibyo byazatuma arengerana akaba nka bariya bateroriste bandi turimo tuvuga. Oya, kuko twe icyo tugendereye ni ubugingo buhoraho, ni Kristo twamenye.
nicyo gituma twiga ibyo kugira ngo tubashe gushyikira ibyo Uwiteka yaduteguriye. Ntabwo rero ntekereza yuko twahwana n'abo ngabo, cyangwa se ntabwo ntekereza ko umudive yakwiga kugeza ubwo nawe ajya kuba nk'uwo muntu umeze gutyo urimbura ubuzima bw'akarimbura n'ubw'abandi. Tuzabyiga twembi nibyo, ariko bitewe n'icyo ngewe ngambiriye n'icyo uriya agambiriye, aho ngaho turatandukanye, kuko iteka ryose dushobora gukora ibintu bimwe ariko tutabishakamo inyungu zimwe. Ngewe ibyanjye bikaba biri komeza banza urangize. Ngewe ibyanjye nkaba ngambiriye wenda ibinkiza, undi akaba agambiriye kwica. Burya mu bintu byose tuba musanga bifite negatifu na positifu, ariko bitewe n'icyo umuntu ashaka kugeraho. Njye ni muri ubwo buryo ngiye. Ikibazo rero ni ukuri kureba kwica by'umubiri. Hari ukwica umubiri ariko hari no kwica umutima. Aho niho nari nishatse kugera. Kubera yuko birashoboka ngewe atari yo bite yanjye yo kurimbura abantu, ariko kuba ko nasomye nkoresheje emosiyo zanjye ntarasabye umwuka wera ngo nsobanurire, nkarimbura abantu benshi. Byanabayeho, biracyanabaho. None se abantu bangaye basohotse mu rusengero rw'Imana bavuga ngo ni Babuloni, n'abatakirya ibintu ngo ku buryo no kugaruka byabananiye. None se rega satani mwumva mbabwire, satani muzi ko ari umuntu nkatwe, cyangwa se satani ni umumarayika ukomeye ufite ubwenge bwinshi, arakwica one side, nakuburira hariya agufatira ahandi, icyangombwa ni uko agufata. So ashaka kukwicisha, guhakana rwose, ukica abantu byo fizikali, ukabica amaraso akava, cyangwa se akakwica akagufatira mu kurimbura souls n'iyawe irimo mu buryo bw'umwuka, akakujyana kuri extreme, ukarokoka ukarenga umusaraba wa mugani, ugashyuha pe ugatogota. Guheza inguni impande zombi, kugira ngo rero izo ka zombi tuzirinde. Ni umwuka wera wenyine ushobora kubiturinda, kuko twebwe ntabwo tubona. Mwibuke ngo turarwana n'abadafite inyama n'amaraso, turarwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Keretse umwuka niwe ushobora kubona uwo mwuka, ntabwo ngewe w'umuntu. Dushatse kuvuga yuko umwuka w'Imana twahawe tutamwakiriye, tutamubonye. Niba koko nshobora kurengaho nagombaga kugera, cyangwa koko tuvuge nka kundi abantu barenga uko wa mugani ugasanga barenze umusaraba wa mugani. Ese buriya ikibazo ni Imana se? Ni umwuka w'Imana tutahawe? Icyo kibazo cyangwa ni icyanjye? Ikibazo si Imana, ikibazo ni Satani. Izi Imana iyo ashaka ko turimbuka, nta muntu n'umwe yataremye. None se ikibazo ni Satani se? Ari ibyo rero ubwo Imana yabiturenganye, niba ikibazo ari Satani utugeza aho ngaho, nawe uba wayemereye kwigushuka. Satani nta muntu ugashuka atayemereye. Ni icyo rero nagira ngo ikibazo ni ukutamenya kudisaninga imyambi y'umwanzi, kutamenya gutandukanya imyambi y'umwanzi. Ibyo nibyo biri danje cyane, ngo mwambare intwaro z'umwuka kugira ngo mubashe, ni mu Befeso 6, mubashe kumenya imyambi umwanzi abarasa. Hari ukwambara intwaro, ariko hari no kubasha kugira ubwo bushishozi bwo kubasha gutandukanya imyambi umwanzi akurasa. Ubyitegereza neza rero, uzasanga ba bantu basomye cyane, ba bantu bazi byinshi, ba bantu mbega wumva rwose ibintu by'Imana babizi, babisobanukiwe, basomye, bagize gute, uzasanga rero abantu bameze gutyo. None se ubwo hagati aho tuzareka gusoma? Oya, ntabwo nshaka kuvuga ngo tuzabireke, ahubwo ndibaza uwo muntu ugeraho akagera aho ngaho biba byagenze bite? Ese mu byo asoma mu by'ukuri niba koko abisoma ari Imana ashaka, ese tuvuge yuko ibimuyobora batabifite, cyangwa se ahubwo kamere ye cyangwa kamere yanjye niyo yatuma ibyo ntabishyikira? Kandi rwose uko Imana yaduhaye byose bizadufasha muri uru rugendo. Arabisomye, amakuru turayasomye, Bibiliya turayisomye, ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi ugasanga barasomye, ye baratubwirije, bakoze amavuna n'iki, ariko fin de fait ugasanga nibo babandi. Kamanzi,
reka muzehe uretse gatoya uri mwarimu uraza kuvuga nyuma, reka mbanze Kamanzi urugero rworoshye rworetse isi kandi rwavuye ku muntu witwaga ko ari umukristo. Burya hari ahantu tudashobora kubona Imana yonyine ariyo ihabona. Niyo mpamvu tugomba guhora dusaba Imana ngo iturinde, kubera yuko burya proudness nta hantu itinjirira. Ushobora gutangira uri umuntu rwose ushaka Imana, ariko uko ugenda umenya ubwibone bukaza. Satani yakuye hehe icyaha? ngo urwo urugero rworoshye. Satani yaremwe ari Rusufero, ari umumarayika uzira inenge, nta n'icyaha cyari cyakabayeho, nta n'uwatekerezaga icyaha, nta n'ubwo sinzi ko ntabwo uvuga ngo Satani hari ahantu yakopeye icyaha cyamumezemo. Ushobora gutangira rero neza icyaha kikakumeramo, cyane cyane ko ise wewe w'icyaha wa mugani ari we Satani ariho kandi ameze neza rwose, azi no kwataka abantu. Urabona uyu Charles Darwin wazanye ngo Imana ntiriho, ngo umuntu yaturutse kuri amoeba aragenda yidevelopa, ibi bya evolution n'ibiki. Charles Darwin buriya yari umukristo cyane, agira ibyago, ashaka nabi, noneho aza no kubyara umwana, akunda umwana we wose n'umutima we wose. Bivuga ko umwana we ashobora kuba yaramubereye nk'ikigirwamana, kubera ko umwana we niwe yari ashyize umutima we wose, kandi yakundaga Imana pe. Noneho umwana we aza kurwara, umwana w'umukobwa ararwara araremba. Charles Darwin arasenga, abwira Imana, mumbabarire umwana wanjye akire, bimwe dukomandinga Imana yari yabonye ko igihe gikwiriye ko uwo mwana asinzira. Noneho abakristo basenganaga baraza bati buri Imana yabishimye. Charles Darwin ati njyewe nta bintu, ntimwongere kumbwira ko Imana iriho. Nuko byatangiye amaze gupfusha umwana. Arabihakana neza, aravuga ngo Imana ntibaho. Noneho ahita atangira akora ubushakashatsi bwe. Rero Charles Darwin n'uwo ejo bundi mu 1844 1844, igihe n'Abadiventiste bari kuvuka nawe yaravutse. Niho ibyo bintu byose bya Satani ni umuhanga, Satani ni umuhanzi, ari creative, ni umuhanga. Umwuka wera wenyine niwe ushobora, Imana yamuremye niyo yonyine ishobora kumubona ikabasha no kumuturinda. Ngayo nguko conclusion ni iyi ngiyi. Kamanzi, Karame, urabona umuntu wigeze gusanga Yesu akamubwira ati ibi narabyitondeye, ibi byose. Yesu akamureba akamukunda. Nikodemu. Oya, Yesu umwana w'umusore, ni umwana umusore w'umutunzi, umusore w'umutunzi. yamubwiye ngo iki? usigaje kimwe, ngo arabura Burya rero igihe cyose waba warize, waraminuje, waba warageze hehe, waba warageze kuki, igihe cyose utaziyumvamo kubuze kimwe, ibyawe bizaba bikurangiriyeho. kandi koko umutunzi yari yamubwiye ngo byose narabikoze, narabyitondeye. Igihe cyose uza mu bwonko, wakwige, wageza he, wasoma Bibiliya, igihe cyose utazumva mu mubiri wawe havuga ngo haracyabura akantu, ikire mbere ko mbwira uriya cyangwa nshira akana ku rubanza cyangwa ngira nte cyangwa ndeba mugenzi wanjye cyangwa nsohora ijambo, ndacyaburaho akantu nanjye. Igihe cyose utazumva iryo jambo umutima uri kubwira, uzamenye kuri mu kaga. ntiwakwiyambura umwambaro w'urugamba kandi urugamba rutararangira, ngo wambare uwo kunesha kandi urugamba rukiriho. uracyari ku rugamba. Kandi Satani yaratinyutse Yesu, ari Yesu umwana w'Imana, anamuzi. Yesu anamaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa,
satani akamutinyuka, utekereza se ko twebwe ntituri nk'ibibabi byumye? Watinyutse igiti kibisi, twe turi ibibabi byumye. Urumva hari icyo twakora ngo yo kutadutinyuka uretse uburinzi bw'Imana gusa? bivuga ngo rero dukwiriye kuba imbere ya Yesu tukiga ibyo dutuje dutekanye nta kubinyura hejuru, tukabyiga tubibamo. Kubimenya Wa- gusa ntibihagije. wala naho kuvuga ngo njyewe ngo no 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 no. kuvuga uti nyamara satani ashobora kunjyana impuza ashobora kunyongorera Guhora turi maso. ukadiserina ijwi ry'Imana n'irya satani, kandi ntabwo burya satani arakongorera da mu mutima. mewi niyo Satani mpamvu Paul yavuze ngo kugira ngo mubashe kumenya gutandukanya imyambi y'umwanzi, nubwo kuko nta wowe igihe cyose uvuga uti nshobora kuba mbura akamenya yabona Yesu ntabara, nshobora kuba hari akantu mbuze kangire kariya esike kariya ngiye gukora niko cyangwa siko. guhora ugisha Imana inama ku bintu byose. Muri icyo gihe ko icyo gihe iyo utangiye uvuga uti ese ni kuri Yesu ako ka mwanya cyangwa bikunda aragutabara, kandi bucece ntabwo kugaza vuba oya, akajwi gatoya kaza rwose bura ngo yenda buretse, niba ugiye gusubiza akanaka buretse, niba ugiye kumutekerezaho ikintu kibi ese njye mbura iki, mbese njye donc utuntu nk'utwo buhoro. naho ubundi ubwo twabivuze tuvuye kwa Narukarara buriya bisi baba ibisasu, ariko iyo urebye abadivantisiti bo muri iki gihe b'ababwirizabutumwa bikoreye ibisasu, donc urareba ukumva umutima. murakoze cyane, murakoze. Noella, ntiwadusoreza se ko bwije? karame murakoze cyane mwese abaje n'abatanze inyunganizi. Uwiteka twese yadushoboze kandi umwuka wera aba ari utuyobora muri byose. Reka dusabe Julienne niba yabishobora adushyire imbere y'Imana. aza Julienne atari buboneke, kamuzehe adushyira imbere y'Imana. Murakoze. Reka dusenge. murambabarira kuko nagize ntuza natashye nkerewe cyane, sinabona n'igihe bagomba kwigisha, ariko Korodina wakoze, ubwo nzakwishyura mu gihe gitaha. nta kibazo. Reka dusenge. Yesu mutangabugingo, wowe cyungo kiduhuza n'Imana, wowe mubyeyi wacu, wowe data, wowe watanze umubiri wawe kugira ngo aho twagombaga kuba twararimbukiye tuhabonera agakiza. Turagushimye kuko iki cyigisho kizi igihe cyacyo, uduhe kuba muri wowe, kandi umwuka wawe wera atwigishe, atwemeze ibicumuro byacu, kandi atwihanganishe, aduhe imbaraga zo kubivamo, kugira ngo dutumbire rutare ari we rwisungwa. ba Husi, ba Karuve, ba Pawulo, ba Petero, abo bose bari abantu buntu, bava amaraso, bafite inyama, ariko kuko bari barangamiye
iby'ahazaza isi barayisize, amaraso yabo yamenetse yeze abandi benshi, bidatinze ugiye kugaruka, ndetse mu karengane ntabwo aka gaheruka, nta maraso y'abana bawe azigera ameneka, kuko ntacyo azaba akimaze, ntacyo azaba yera, nta buhamya. Twegereye akaga katigeze kubaho, ndetse abatubanjirije ko banyuzemo, twebwe ntabwo ntiwanabigereranya. Bityo rero Mwami, ndakwinginze kugira ngo uduhe kwambara Kristo buri gihe cyose, intekerezo zacu zose, uturinde impuha hirya no hino, uturinde intambara mu mitima yacu, uturinde gutwara amabombe y'akarahabutaka atavuga yo mu mitima yacu, kuri bagenzi bacu, ku bihugu byacu, ku badukikije, ahubwo uduhe kuba abana b'ijuru biteguye gutaha ubwami bwawe. Tugiye kuryama, ni ukuri reka turyame twiziguye, kuko tuzi ko ari wowe uduha amahoro. Kandi ahandi bagiye gukora ni ukuramya. Bahe ikiganza cyiza. Ejo nubikunda tuzongere duhurire kuri uyu murongo dutangira isabato. Kandi Mwami, ejo bundi nta manu mu butayu, ndakwinginza kugira ngo udukureho umuvumo wo gutekereza ku isabato iby'inyungu zacu, ahubwo duhe gutekereza iby'ijuru. Ubuntu bwawe, imbabazi zawe, ikabisaba imitima yacu hamwe n'abakunzi b'umusaraba hirya no hino ku isi, kuko tubyambaje tubyizeye, tuzi ko turi abana basaba data, kandi ko ntacyo ushobora kutwima igihe tubinyujije mu izina ryiza rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Amen. amen amen amen. Murakoze mwese, Uwiteka akomeze abane natwe. Ejo turi kumwe na pasiteri. Yego Wabagumisha pasiteri, mu ejo kiruhuko, wabarekera mu kiruhuko ra? turacyari mu kiruhuko. Maze mufate ikiruhuko nanone. Sawa, murakoze. Yewe Ubwo ndimo na